Tubahe ikaze abantu mwese mukurikirana gahunda zitandukanye za telemontanye. Uyu akaba ari wa mwanya tubagezaho amakuru ashyushye yaranze buri cyumweru tuba turangije. Amakuru y'uyu munsi muri kumwe nanjye Mugisha Samuel, ndetse dore ingingo z'ingenzi amakuru yacu ari buze kwibandaho. Turaza guhera kuri inkuru itangaje cyane, aho mu mujyi wa Kigali umuryango wibarutse impanga enye zose nyuma y'imyaka 12 utabyara cyangwa se utabona urubyaro. Turaza kubabwira ko kandi iHuye hari urugo rwabonetsemo umurambo w'umukobwa bikekwa ko ari umukobwa wahabaga warumaze imyaka 2 aburiwe irengero. Naho muri Nigeria turaza kubabwira ko hari umugore wahindutse ihene nyuma yo guha umunyeshuri amafaranga akanga kuyafata. Tugarutse mu Rwanda turaza kubabwira ko iHuye batandatu barimo ba gitifu 2 bafunzwe bakekwaho gukubita umuntu bikamuviramo gupfa. Naho umuhungu w'umugore uzwi cyane witwa Zari Hassan yatangarije ku karubanda ko aryamana nabo bahuje igitsina kimwe. Ndetse nanone turaza kusoreza kuri inkuru itubwira ko umugore wari ugiye guhanuka ku nyubako ndende cyane ashaka kwifotoza ifoto nziza cyane yarakaje polisi bikarangira bamufunze. Twabibutsa ko kandi wakurikirana bikoroheye cyane inkuru zishyushye zavuzwe mu makuru buri cyumweru uramutse ukoze subscribe kuri YouTube channel yacu yitwa Telemontanye Rwanda, cyangwa se ugakanda like kuri Facebook page yacu yitwa Telemontanye Rwanda, ndetse bikazajya binagufasha kubona amakuru yacu ku gihe kandi bikoroheye cyane. Zo zari ingingo z'ingenzi, reka mukanya tuze tuyumve ku buryo burambuye. Umuryango wibarutse impanga enye zose nyuma y'imyaka 12 utabyara cyangwa se utabona urubyaro. Mu rukera rwo ku tariki ya 25 Ukuboza mu 2020 nibwo umubyeyi witwa Liliane wari umaze imyaka 12 yose atabyara yibarutse abana 4 b'impanga. Uyu mubyeyi wanabyaye neza cyane aba bana, yabyaye abana 4 barimo abahungu 3 n'umukobwa umwe, kandi bose bavukana ibiro biri hejuru y'ikiro kimwe. Ni ibintu byumvikanye nk'igitangaza, dore ko ibi bintu ari n'ibintu byashimishije cyane uyu muryango wa Liliane na James, kuko bibarutse uru rubyaro nyuma y'uko bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga bwo guhuza intanga binyuze mu ikoranabuhanga, kuko ubundi buryo bwari bwaranze. Jye nari Mugisha Samuel, aya ni amakuru ashyushye yaranze icyumweru kuri Telemontanye. iHuye hari urugo rwabonetsemo umurambo w'umukobwa bikekwa ko ari umukobwa wahabaga wari umaze imyaka 2 aburiwe irengero. Mu mwobo umeze nk'indake uri iruhande y'icyobo cyahoze gikoreshwa nk'umusarani muri uru rugo ruherereye mu karere ka Huye mu murenge wa Huye mu mudugudu wa Rugerero, akaba ari mu kagari ka Muyogoro, niho habonetse umubiri bikekwa ko ari uw'uyu mukobwa witwaga Mukariyonza Jacqueline waharererwaga gusa akaza kuburirwa irengero. Uru rugo rwabonetsemo uyu murambo n'urugo rw'umugore wahise utabwa muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB kugira ngo akorerweho iperereza, dore ko umugabo w'uyu mugore we yari asanzwe afunzwe kuko yahamwe n'icyaha cyo kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Uyu mubiri bivugwa ko ari uw'uyu mukobwa, ukaba warabonwe n'umusore wo muri uru rugo witwa Habinshuti Jeremy ubwo yacukuraga ashaka ifumbire mu cyobo cyahoze gikoreshwa nk'umusarani muri uru rugo. Ni mu gihe kandi mukuru wa Habinshuti Jeremy wanamufashije kumenyesha iyi nkuru mu buyobozi, yemeza ko Mukariyonza Jacqueline yaranabayeho nabi cyane muri uru rugo, kuko ngo yakubitwaga inkoni nyinshi cyane hatitawe ku burwayi yari afite bwo mu mutwe. Uyu mukuru wa Habinshuti Jeremy kandi yakomeje anatangaza ko ubwo yageraga mu rugo iwabo, kuko ngo atahabaga cyane, aha hakaba hari mu mwaka w'2018, yabajije aho Mukariyonza Jacqueline yagiye, akabwiga ko ngo hari umuturanyi wari wamujyanye. Jye nari Mugisha Samuel, aya ni amakuru yaranze icyumweru kuri Telemontanye. Aho muri Nigeria hari umugore wahindutse ihene nyuma yo guha umunyeshuri amafaranga akanga kuyafata. Uyu mugore wo mu gihugu cya Nigeria ahitwa Ahidokiti, nyuma y'uko agiye mu kigo cy'amashuri cyitwa Oganganimodu Grammar School, yarangiza agata amafaranga hasi hakabura umunyeshuri n'umwe uyafata, nibwo yahindutse ihene. Uyu mugore bivuga ko yari n'umupfumu
ngo yagiye muri iki kigo cy'amashuri kugira ngo arebe ko yata aya mafaranga yari afite, hanyuma uyatora imyuka mibi imujyemo. Ubwo yari amaze guta aya mafaranga hasi, abantu bamubwiye ko ataye amafaranga, gusa nawe yanga kuyatora, hanabura n'undi uyatora, kugeza ubwo abantu bamufashe bayamuha ku ngufu, ari nako yahise atangira kurisha nk'ihene. Nge nari Mugisha Samuel, aya ni amakuru ashyushye yaranze icyumweru kuri Telemontanye. Tugarutse mu Rwanda turaza kubabwira ko iHuye batandatu barimo ba gitifu babiri bafunzwe bakekwaho gukubita umuntu bikamuviramo gupfa. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi abagabo batandatu barimo abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari babiri n'umuyobozi w'umudugudu bo mu karere ka Huye umurenge wa Rwaniro bakekwaho gukubita Nkeshimana Jean Claude bikamuviramo urupfu. Ku tariki ya 31 z'ukwa 12 mu 2020 nibwo aba bagabo bakubise Nkeshimana w'imyaka 26 bamuhora kurenga ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Uku gukubitwa ni nabyo byamuviriyemo ingaruka zikomeye cyane, ahita ajyanwa mu bitaro bya kaminuza bya Butare, ari naho yaje kugwa. Nyuma yo gupfa, umuryango w'uyu mugabo utari watanze ikirego wahise wihutira kubimenyesha RIB, ari nabwo ku tariki ya 6 Mutarama mu 2021 aba bagabo batawe muri yombi. Ingingo y'121 mu gitabo cy'amategeko ahana y'u Rwanda igena ko umuntu uhamijwe icyaha cyo gukubita cyangwa se gukomeretsa ku bushake bikavamo gupfa ahanishwa igifungo cy'imyaka iri hagati ya 15 na 20 ndetse n'ihazabu itari munsi y'ibihumbi 500 ariko nanone itarenze miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Aba bagabo baramutse bahamwe n'iki cyaha bahanishwa iyo ngingo tumaze kuvuga haruguru. Jye nari Mugisha Samuel, aya ni amakuru yaranze icyumweru kuri Telemontanye. Naho umuhungu w'umugore uzwi cyane witwa Zari Hassan yatangarije ku karubanda ko aryamana nabo bahuje igitsina kimwe. Uyu muhungu wa kabiri wa Zari Hassan yabyaranye n'umugabo wari umukire cyane mu gihugu cya Uganda witwaga Ivan Semwanga. Nyuma yo gutangaza ko ari umutinganyi, byatumye yibasirwa n'abagande ku mbuga nkoranyambaga ze akoresha. Mu ijoro ryo kuwa 5 w'iki cyumweru nibwo uyu muhungu witwa Raphael Junior yagiye live ku mbuga nkoranyambaga ze akoresha, maze asubiza ibibazo byose abamukurikirana bamwibazagaho, ari naho yatangarije ibyerekeranye n'ubuzima bwe bwite, avuga ko ari umutinganyi. Nyina we Zari Hassan ubwo bamubazaga impamvu ashigikiye umuhungu we mu kuba ari umutinganyi, yatangaje ko umuhungu we agomba kwiyitiramo icyo ashaka kuba cyo, ariko nanone yongeraho ko yabikoze ngo ace intege abakobwa birirwa bamwohereza amafoto y'ubwambure bwabo. Jye nari Mugisha Samuel, aya ni amakuru ashyushye yaranze icyumweru kuri Telemontanye. Umugore wari ugiye guhanuka ku nyubako ndende cyane ashaka kwifotoza ifoto nziza cyane yarakaje polisi bikarangira bamufunze. Uyu mugore wafashwe amashusho ari kugerageza kwifotoza afatishije ukuboko kumwe ku byuma by'inyubako ndende yarakaje polisi ihita imufunga imuziza imyitwarire y'ubujiji bwashoboraga gushyira ubuzima bwe mu kaga. Iyi video yashyizwe hanze n'ikinyamakuru cyitwa 9 News cyo muri Australia, yerekanaga uyu mugore arimo kunagana ku gorofa rya 11 rya etage ndende cyane ku nyubako yitwa Seaside Resort yahitwa Mururaba muri Queensland. Ni video yagaragazaga undi mugore yicaye ku ntebe ari nakagerageza gufotora uyu mukobwa nawe wari winaganitse kuri etage ndende. Umukuru wa polisi wahitwa Craig Hawkins yatangaje ko aba bagore bombi bafashwe ndetse bagomba gukurikiranwaho icyaha yise icy'ubujiji. Nge nari Mugisha Samuel, aya ni amakuru ashyushye yaranze icyumweru kuri Telemontanye. Turabashimiye cyane abantu twabanye mu makuru uyu munsi, ndetse tukaba tubashimira cyane kubwo umwanya wanyu mufata mukabana natwe. Aya ni amakuru ushobora kuzagira ukurikirana bikoreye cyane uramutse ukoze subscribe kuri YouTube channel yacu yitwa Telemontanye Rwanda, cyangwa se ugakanda like kuri Facebook page yacu ya Telemontanye Rwanda. Turabashimiye cyane, amakuru yacu nakagaruka. Ciao ciao.